ubuhenebere karundura mana dutabare Sheri kunde butari kwitegura nabona ko amasaha kujya gusenga yageze cyo wibereyemo nibi ariko ko nawe urakabyada usko wagira ngo aya masengesho niweho ugiye kuyatangiza wera nukura amasaha yageze ntabwo uko dutangira saa 11 se okay reka nitegure tugende Maningi Karame mabuja sani weto za Sheri vuba tugende twakererewe none se harambara zimwe z'umukara cyangwa zimwe zitukura zana zimwe z'umukara zizane niba wazanaguye zari zihanaguye da zizane tugendere amasogisi ariko yari afite iyo amasogisi arahari ndaje banguka ubuhenebere karundura mana dutabare Maningi Karame mabuja Gwiro dukinguriye turagiye muragiye ubuhenebere karundura mana dutabare ubuhenebere karundura mana dutabare karibu sana yego muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbaze murakomeye yego Christine muraho Yesu ashimwe ni karibu rwose muhagereye igihe ntabwo twakererewe uzi ukuntu Suzana yashushubikanyije ngo nitugende ngo twakerewe Hanswe ari we wari watangiza aya masengesho oya ntabwo mwakererewe ahubwo twihute dutangire ntabwo mwakererewe rwose murakoze mwari mukomeye hari abandi baje se karibu mu nzu rwose murakoze cyane abantu muraho muraho cyane Yesashimwe nawe sinashimye mwari mugiye gukererwa gatariko nibyo twagerageje amakuru y'iminsi se neza turashima Imana mboga se ko ntamumenye asengera hari iwacu baya agasengera iwacu ni umuturanyi akunda gusenga yadusabye ko yaza gufatanya natwe mu itorero shingiro tumuha karibu turamwishimiye cyane ni karibu cyane yego murakoze none se bamwita ndetse Pierre rwose ni mukuru nawe yakwivugira
hanyuma rero ndabona umwanya uri kuducika, ni mu nyemerere dutangire turi bugire undi mwanya wo kuza kwibwirana. Mwakoze cyane. Yego nta kibazo. Mwakoze rero, mwaje kandi mwazingiye, Imana ibahe umugisha. Harya sheri cyagiye twari tugeze ahaheye. Twe twacumbikiye ku murongo wa 16, rero uyu munsi turatangira kuri 17 turangiza igice cyose. Ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya umwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ni ryiza. Amen. Nge cyane iyo ndi ku murongo wa 19 ngo kandi babaye ibiti babaye ibiti biha ubusambanyi, byumve neza, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanyije no kwifuza. Ariko tukiraho ntabwo nsoma imirongo yose, fasha hagire udusomera ku murongo 28 noneho. Okay, Pierre nadufashe gusoma uyu murongo waho wa 28. ariko umunsi mwatinze gusoza amasengesho ko ndabona mushaka gutinza kandi ndabona n'amasaha ageze arageze. Amasaha arageze, ntareka tugataha. Bakubwiye gusoma ariko Piye kuri kurangara wabaye. Piye, ni ikihe kibazo wagize uyu munsi cyatumye utabasha no gukurikira amateraniro? Ngewe nabonye ntazi ukuntu wimumeze, ko nabonye wagiye umutima wagiye udahari. Time-keeper. Ndahari hose, hakundi ni ikibazo cy'amasaha, nkareka tugasoza tugataha. Igihe kirageze cyo gutaha. Murongo 28 haravuze ngo uwibaga ntakongere kwiba. Pierre vuga amen. Amen. Ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Amen. Agoze Pierre uri mu kibi. What is this? Ndahari nta kibazo, turi kumwe kandi. Pierre, iri jambo rino ryumva. Ndaryumva. Urifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kristo kubahenebereye, kubuhenebere. Mwakomeza kuri ngendo banafasha. Okay, nta kibazo, ni mureke dusoze kandi murakoze cyane. Sheri nawe yakoze. Mureke dusoze kuko ndi kubona na Pierre yarambiwe. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Mana tugushimiye ko uri Imana nzima, Imana nziza. Tugushimiye ko washoje Pierre n'umuryango we kuza hano. Tugushimiye umushitsi Nancy wabanye natwe muri uyu mugoroba. Turakwinginze ugendane natwe kandi ubwo tuzagaruka hano amahoro uzabane natwe. Turusheho kunguka iby'ubwenge biri mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nancy wakoze. Okay. Pierre, umeze fresh. Twaburanye. Tweruka na cyane. Ariko mfite wa muntu mwavuye ku rukiko se? Nta kibazo. Turi mu isengesho, Vestine yaduciyemo hagati mu gihe cyo kwibwirana, ariko ubwo turi kumwe mwambwira akazina kanyu nitwa bande? Nitwa Nancy. Yego. Okay, Nancy, nishimiye kukumenya. Nziza cyane mu buzima busanzwe se buri ukora iki? Ubu nta kazi mfite, urabona ibintu byaranze. Yego. Nyine ni ikibazo ariko mugizaho menya mwandangira kuko ubushomeri pe burandambiye. Pas possible. Umukobwa mwiza ntababura akazi. Byihorere. Byagenze bite? Ikibazo. Ntabwo byumvikana ko umukobwa mwiza nkawe yabura akazi rwose. Karabuze. Okay. Ubwo rero ngiye gushakisha mu bo dukorana, mu bavandimwe, mu nshuti, ningira aho mbona nzakurangira nta kibazo. Murakoze cyane pe uzamugiriye neza. Muri akanya rero ntabwo adresse yanjye. Ndabona mwahuje urugwiro wa mureke dutahe gutera amasaha yagiye. Uyu mukobwa yitwa Nancy. Nabonye ari umukobwa mwiza kandi aritonda. Ariko nawe ntukabyaye mubonye muhita umenya ko ari umukobwa mwiza witonda. Uyu Nusizana ni umudamu wanjye.
yego nishimiye kubamenya nta kibazo murakoze cyane sawa rero reka dutahe amasaha yagiye rwose ngaho bayi ariko nizere ko nitugaruka tuzahagusanga ni ngombwa kuko nanjye ndabikunze sheri tutaha twagiye kamwinjire mu modoka yego uzasubira ariko se ugira ngo ntimwari kumugeza imbere gatoya muregeranye hano hirya gatoya oya ahandi hantu tugiye kubanza kunyura ahandi hantu tuzamutwara ubutaha tuzagutwara ubutaha ubutaha rwose ibintu mbonye uhereza uriya mukobwa ni ibiki koko ibintu ibihese